urujijo mu misozi mibi n'amashyamba aho nta muntu wahageraga. ariko ubwo ibyo byabaga ni ibigwi bishya byari birimo bitangira kuvuka. umukobwa yakundanye n'igisimba, igisimba barakica ariko bakica cyamuteye inda, havuka umwana. ubwo umwana w'imvange igisimba n'umuntu. hey ati nitwa Kangchi. Choi Kangchi niyo mazina yanjye. n'umwana nyina n'umuntu, ise yari igisimba. iyi season ntuyicikwe yamaze kugera ku gasobanuye Akadomo Store. Nsaza imihanda n'ibipangu, ninjye wa mugabo ugendera ku ifarashi njyenyine muri uyu mujyi no muri iki gihugu. ese mbabeshye ese twahuye na mberera. umwana wavutse nawe yavutse ameze nka se, yari igisimba muntu. ati rwose wa mukobwa w'umusore muhura ntumukunde kuko uwo ni umunyabyago. Choi Kangchi uramuginga. Choi Kangchi ntabwo ari umuntu we, ni igisimba nawe. kari gakomo yambara kagomba kuba ariko kamuha imbaraga zidasanzwe, ukamwambure we. kumva agakomo nagatuma umwana adahinduka igisimba nka papa we. dore ngo agakomo baragakuramo umwana nawe agahinduka igisimba. iyo season bavandimwe dore inzara. umwana ameze nk'ikirura, ni inyamaswa muntu. nyina yari umuntu, se ari igisimba. ese se na nyina byagenze bite? dore amaso, dore inzara, dore ibyara. kiriya ntabwo ari umuntu we, ni ikinyamaswa. genda ntabwo uri umuntu, utayegera. kandi ibyo ni njyewe. hano nyuma na nyuma umwana yahuye na se yagarutse ku isi ari nka shitani. iyi season yarenze bavandimwe, bayise Gu Family Book. iri gutambuka ku gasobanuye Akadomo Store. bagaruye muri Korea nyuma y'imyaka myinshi. bavandimwe babeshya ngo ntabwo nyihari, ngo ntabwo mba nariye. kandi mba nariye nanyweye nanasigaje ndanasubira. mba nasigiye n'abana. Gu Family Book yamaze kugera ku gasobanuye Akadomo Store. umwana ni igisimba, isi yari igisimba nawe yagarutse yabaye nka shitani. sinzi biragenda bite, arishe se umwana arabashaka, abaninja bariyo. Gu Family Book. bavandimwe undi mwariye. gura ifatabuguzi bigishyushye ku gasobanuye Akadomo Store.